utunze sio uko kuko Yesu ababye buri muntu yagumanye nazi ariko ngo nanjye babikiye ubwabo. Haleluya. Utunze Yesu araheze. Haleluya. Umwana mudunyuma cy'umwiri. Ariko ma utunze Yesu ni Imana. Ndaho. Mukobere amashi. Haleluya. Haleluya. Iyo naza kubona Yesu mwako kwa nyina karera kuri basi. Kumupfumo wa ruhari. Ayo. Uzimba kutumuje. Ariko mama yicho mwakura. Aya basale na ya. Ubuza tunda Yesu nakira fite. Nta kintu ufite. Nta kintu ufite. Mudasoze Yesu. Satana. Ako bravo. Yes. Muriya muntu cyaye mwe muto gumana na Yesu. Murebe ntumure. Gumana na Yesu. Haleluya. Ugumana n'ubu akagufumbatisa akagenda. Cyangwa akagukuza. Ariko iyo gumana na Yesu, haleluya. Achukuliwa wote akitabika. Akakurenza. Uko Imana mashaka. Mwana homo. Yes. Akalitwa kusema. Ni mtatunze sura. Bali. Bali mchika. Huyu tuteta hezi. Muvita na wala cha. Amen. Haleluya. Mungu Petro yanzo kwa kumao. Tukenda kulinde. Kali wali teho. Amaga bomesi. Kali uji. Haleluya. Yesu alitunja kaituma tigakura. Kwa Yesu aha. Amen. Mungu anashangaa. Haleluya, haleluya. Utunze Yesu aenze. Mama. Kana kusimuza. Kusoma jambo hilo. Tuzongera. Niba utunze Yesu bijya. Baadaye bashaka bazaza nk'igihumbi. Yesu apfa kubahata. Yaba zino bashaka bazaza nka 500. Yesu apfa kubahata. Muvuze amen. Amen. Yavuze jambo ko ntabwo nzabasika. Ndi kumwe nawe. Kugira kumberuka Yesu. Yaba ukana imisozi yahinduka. Ikibuka. Mufite Yesu arashinga. Muvuze amen. None ko bitagize gute? Arashinganye. Muvuze amen cyane hafi. Haleluya. Kwa mwabanyana bakomeye ni isi bagari. Hari umuntu wazumu namaze kane mu gituro. Ariko Yesu agiye kwaraza. Ateka n'ubuke. Abandi bamushyize ataramuka rwibeshi. Fate mu gihe cya gitari. Ahageze. Abatiraza. Ati karabe. Sohoka. Nimugabane. Mukamwitanye n'abamuyomba n'abatante n'abafeke. Yesu ni musi. Amen. Mujye kabisa cyane. Haleluya. Umuntu Yesu akomeye. Yesu akwiye kwambara amakosa timko. Kwambara tutwara igicoce. Tamembe. Mvuye amen. Amen. Utabaga utakwamba ku mashuri. Yesu akomeye. Numukamuvuge nabi. Dusome ijambo ry'Imana. Mvuge amen cyane. Amen. Umuntu Yesu araremereye. Mufite amen cyane. Amen. Mufite amen cyane. Amen. Iyo tuze Yesu mu buzima bwawe uri umunyamahirwe. Bazakoresha neza sana amashuri menshi. So ufite ibijyanye ikomeye. Se no mutera n'akandi baturamiye. Si Yesu. Bobe saza gafaturiye, kwazaza akazishakisha. Ariko se akatubonekira. Yesu ni Imana. Mufite ngo amen. Amen. Haleluya. Yesu iyo ntabwo Yesu nawe twamunsi dusome ijambo ry'Imana mu Migani hafi ibice bya 13 tuzamuvuga neza ni mu mvuge nabi ahambaye mu buryo bw'amena cyane iyo ngo witwa Yesu araryoshye kwandika kare najyaga mfite n'igipira cy'umuhama w'urwagwa w'ubukiwe najyaga kubakura ibyo bikweto byaheze kasha mukanda gacitse akamifu
n'amafaranga ngenda tumaze ibintu ariko sagira gutoragura agakiza. Dusome ibice bya 13 Migani umurongo wa 25. Tuba navuga Yesu cyane kagenda mu muhanda w'Ombera nubwo yabeje niba gutwara nzabwiriza mu isoko yenda Ombera cyane nambaye costume nziza ngiye kuvuga Yesu neza ubu babangamira kubera amatitire baduha ugenda wiyoroshe mu gutanga kubakende ariko nituhoka yaba data tuzatujya hasi n'abashimo bagate ko ari bandera n'abamenye Yesu tubabwisukure. Haleluya. Ubu ni ugukuraho tukavuga Yesu neza muri bakatwiga twajya mu ijuru aricyo bidutwaye muri se kuba pfiriye mu Rwanda. Biyewe wafatire umwami we ukabaruhuke kuko imirimo bakoze kigiye gute yarekeje utuje kuvuga neza Yesu barafite ubwanga amatitiro yajyana mbese ni hano tutware tuzere ikimana yatuvuze ubugende nabitekereje neza nahamagara kira batatu bakaronshingi misabu yawe nikuzi Imana nyihe waza kumagara hejuru wiga siko nawe aba narukira ndafite amavuta yabafite. Haleluya. 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 Kurushiga sani noti basa Kristo yarazi isaho mfite shobora kumusengera nkesha ubuze kurushiga n'abase n'aba uruhamye umuvuga ubutumwa bigamuje mu byakori ejo bashika narishinze n'abashuri kaminuza yigeze kuri ya teology ntabwo bitabo nkayitaha bose nagerageza ariko siza ba muri Victoria ariko baje bagenda gake bagabanya umuvuduko kandi bafite n'icyo turabufite. Haleluya. Ari inguza mu twakurikiye twazishaka dufite nuko twazibona ariko twakurikiye sogete kiraka byose tubugingo wabusora n'icyo bakosora uko abakirana abakristo najya ntabwo yapfa kubabo. Amen. Yaduhamagariye yo kwizera. Dusome haravuze ngo umukiranutsi arajya gute Mana Abraham ariko inda y'umunyabyaha izasonza nta kabuza. Ija mwarifashe ntabwo hazakomera abantu bafite za dogiteri agakanwa gatega neza ntabwo ari umuntu ufite za rukuroni nyinshi. Ijambo bazanye ijambo ngo umukiranutsi Imana imukomeraho murebe ugeze mu cyangwa mvuga ngo umukiranutsi Imana igiye kumukomeraho. Umuntu witinde umukiranutsi nubwo yabataha mu cyaro cyaherera abandi akakora umukiranutsi Imana imwemeye kuzarya kandi akazagira gute ariko umunyabyaha nawe y'abaturage azamanuka sonze. Reka bakajya wari umuntu witwa umutunzi ngo yari afite ibintu byinshi abwira mutima mu mutima ngiye by'uruhuke wikira ibigega byinshi akaba n'umuntu witwa Lazaro n'umukiranutsi mu buryo kamera cyane uko itandukanye ngo bikeye umutunzi Lazaro atabaga ati ko wamutunzi kwando wera bikira bigati ingazi giye kwifatira nanye natoba akora umukiranutsi cyane mu buryo kamera cyane. Haleluya. Umutunzi ati bigati n'ingazanye n'ibibeshe bakaba tumuza kigenda taha ibyisi ni ataka ari umukiranutsi mwabuceye Lazaro arapfa umukiranutsi kajya mu gituza cya Abrahamu mu ijuru. Abrahamu amajyate mwana wanjye Lazaro wariganga ukomeza gukiranuka yizira mu gituza cyanjye ngo bicaye umutunzi nawe arapfa ngamanuka hasi mu mwoyo ngahita ajya mu kazitiro ka kumuriro agize ngo arawe umukiranutsi azajya hafi muhumure wenda nta madeni ufite ariko uzajya Imana idufitiye depo mu bwami mu buryo bwa cyane. Haleluya. Haleluya. Mwana w'umutunzi arababara ngasha bakiye bawe
mu gituza cya Aburahamu. Ngahamagara ngo yewe Lazaro we wadohoye ukaye kuri gitonyanga nibura cy'amacanswe yawe akaza ku rurimi rwanjye ko ndi mbabare. Ngaburahamu ati atansi cyajya winezeza gusuzugura Imana azara arihanganye arakiranuka ati cece ariko mbega abacaritse barakomeye. Oya mbega abacaritse bagira terata barakomeye. Abacaritse bazavuga neza. Mwana sataravuga babavuga ngo bamubwira bamutunze. Wahaye ibintu byawe uri mwisi urinezeza mbagira Imana. Ariko Lazaro yaragerageje. Nawe umuntu yazuka ntabwo babyemera. Hagati yawe na Lazaro harimo umuriro munini. Kandi nta muntu ubasha kumanuka ngo muri. Tekereza aho ngaho nyine n'urindi. Urumva umucyanzi atazarya agahaga. Ariko nawe yageze ajya gute? Kuko umukiranutsi agira gute? Imana imukomeraho. Tugiye gusenga. Umunyabyaha afite akaga. Nubwo afite za vewiti ijana ariko azasohotse. Kuko hari igihe kizahinduka. Hari umuntu azazana isi nshyashya itarimo ibibazo azareba n'ishya. Kuko igihe y'ubuzima mubona hari ubundi buzima. Kandi Yesu yaduteguye ubwami mu buryo bwabera cyane. Haleluya. Umukiranutsi azajya gute? Ahabe. Ariko umunyabyaha azasonza. Dusenga. Nubwo ufite amatorero menshi uri umunyabyaha ufite ibyaha. Nubwo ufite amashuri menshi baguha n'amasari rwose ariko bitewe ko umunyabyaha uzasonza. Ariko umukiranutsi watindanye n'Imana Imana imukomeraho. Ndagira ngo dusenge Imana. Dusenge iki? Imana. Muvuge kamena cyane. Muvuge kamena cyane. Umukiranutsi azajya ahagesha. Muvuge kamena cyane. Kandi Imana ikurikirana umukiranutsi ikamukomera. Muvuge amena cyane. Nibutse umunsi umwe madamu wanjye twarazahaye turinzahaye rwose. Twakodeshaga inzu ya 5 na sheri wanjye twarakubiswe. Umuntu wese wavaga i Kigali yahacaga ari ku muhanda nta rugo ruhari. Ayiwe abantu bikoraga ibijumba ndabibuka benshi babaga babijyanye Kigali ku mabase. Saa 4 bagaza bagahagara hari ducumbitse. Bose bagatumira ikiti dore kwa Jeanne Paul na Miriana. Miriana yibeshye gute? Haleluya. Bakatumwaza. Sheri wajya karira. Sheri. How are you boss? Ngamwe gifara mu cyongereza. Akanga atetse n'ubu cyabara abantu ibyo bavuze ko. Kandi koko niko byari bimeze. Yari na sheri wanjye yari ifite umugabo w'umukire. Jenoside je bamwamwica. Asigara wenyine. Nangize zevire byo kwa Munyakazi. Mfite amavuta gusa. Hose. Imana ate ko waje kabisa. Irawe tese ko mugwahira. Ariko abana nawe urangerageza. Uramubona icyongereza igifaransa yibitseho. Nanjye na Bibiliya gusa n'ingoma. N'inkweto zitareba neza. Do, mucyatazanje. Haleluya. Urabona byavamo. Reka ugiye kubibwira Imana mutigende bimubwire. Yarandebye berera kuva hasi. Nawe ayirapi. Arande bakuva hasi. Yari yambaye ibitenge byiza. Se umuntu nigishije. Wahara hirya. N'igifaransa cyanjye. Batubanyibeshye bari. Ngahoda. Ebayi. Ubona ko Imana ari guhaye promotion yo gufatanya po none baje. Muziki Imana yamutumye abantu 12. Irabwira ko bandikire ku gikuta yabuzabyemeye. Muwandikire mu cyongereza Imana yakize. Ushaka kwandikira mu kilatini Imana imutuma abantu 12. Umukiranutsi azajya haka. Nicyo jambo ndiho. Haleluya. Kandi amateka Imana yakosora. Haleluya. Ikena mu izina ryayo. Yesu. Yabyemeye avuye mu gisirikare da.
bamukubise ngo ndatazi nafate ndamwemeye bamugabo n'uwanjye Imana inyihereye po bagize mwakoze niba mpfuye kwa Menana muvuze kabera cyane amen haleluya amen niba ari umuntu nkunda nisheri wanjye afate rwose yawe inshuti yanjye kandi ndamukunda ariko watureba tugishoje yaje ko tuzajya mwese muje iwanjye twabagaburira mu kabisigaza ntabwo birariye kuko iteka ryasunika ibi misozi tine twaragiye ni umusozi ukene kabara ubuse cyo kugira Imana ijana cyogo haleluya umucaza bajya guteza hanze ariko umunyabyaza ashuruje iby'Imana ntabwo biyoba reka dusenga ko gutwara igihe cy'abashyitsi ariko urumva uhisemo ko umunyabyaha ukiranuka ushyirwa ku hejuru ariko icyaha gisuzuguza amoko yose menya ko dusenge kumpamagaye ijana iwacu bakubita bafata kwa pasiteri umuntu watindanye n'Imana arata nako nta gaciro gutinda n'Imana bigira umumaro mwebwe mw'abakiranutse b'iki kandi niba ndiyoroshye niyo mpagaze n'abantu biterera rata ugize ni wowe ugize rata mani ni wombeshe ka rata nanyikuye kwa nayo ntara wala bwe rata habenza rata amateka Imana igiye asibanga mabi ikandika amateka mashya umucyaza azajya hange reka dusenge mwese ni muhaguruke hari kubasuhuza nushaka kutuye mu nzu y'ibyondo ariko Imana uyifite ukure ku muki muvye kamera ntabwo muri ko abakiranutsi Imana yabahisha umwuzure waje yabwiye wa muntu wawe ukuntu nakwitegereje narege mu banyamashuri ndeba mu bafite amafamu ndeba mu bajenerali ndeba mu batuisi ndeba mu basenateri nitegereje nsanga nowe nukuri uragerageje niyo bakiranutse muri iki gihe iyo kuko njyewe muri cyane abakiranutse n'Uwiteka ntabwo wapfana n'abantu babo batakiranutse umukiranutse Imana imubeshaho abandi bavuga bagapfa mu buryo bwabera cyane ireba ngo nowe kuko wakiranutse ubibaze muke nzakurindana n'umuryango wawe uzi ko niyo ukiranutse n'abantu babyirukiramo haleluya haleluya umukiranutse Imana igira guterata imukomera ikamubandiraho urasa umunyenga wo mu mujyi wa Burangaza ngari Imana igoye fagitire uzi ko imvura yaguye amajoro 40 n'iminsi 40 no ari muri ifuti mu buryo bwa mbere umukiranutse Imana imukomeraho mu buryo bwa mbere cyane tujye gusenga Imana mukecuru ngwino sengera umuyobozi wabyo ubwira usaba Imana dukiranuka ntusende amataje utuka amataje adakiranuka ari zero uko n'upfa ntabwo itari zawe yawe umuntu tujyana ariko umukiranutse igenda uvuga niba umukiranutse ngariyo itanga malayika mu buryo bwa mbere cyane mwari muzi ko ibibazo abakiranutse barapfuye zirizwe n'ubu kugira ngo abadayimoni batahavogera ku gituro cyabo hanyuma yo gukora akazi turi kuyakiranutse sigasopo nimwakandagira azazuka Zabidi umukiranutse Imana imukomera n'umufitira amerekeza kuko izuba ryo gukiranuka bazatubasira ifite gukiza mu mababa ngo natwe tuzasohoka dukiranye nk'inyana so mu ruhongo bati mwana muze mwarakiranutse nubwo mwasuzuguwe mwaragerageje nimuze mwarakiranutse mwije mu munezero wa abakiranutse bazarya sobini kandi tugiye gusenga ariko hiribana kubikirata umukiranutse Imana bamuhabaye nibyo zikuba nubwo barazibanza amaguzi bazayabona Imana ikingira umukiranutse arahetse Imana yamutanga y'igishorata gishoka ariko mu Rwanda mu buryo bwa mbere nuko abantu batatu se bakiranutse Saduraka Meshaki n'Abedenego umwami yaririra asengoye ngiye zitarwa karindwi
abate amavuta dufite nawe gucyaruka nayo Imana dusenga itadukiza nta impamvu nyinshi yatuma dusuza ubuzima so bita Imana igamara yagihutu tujye kwitabura bagiye kubera abantu bakiranutse abakiranutse bari mu kumenya reka dusenge no gutwagiza so bita iteka Imana yacu uri Imana yacu bwite izina rya Yesu Kristo ubwoko bwawe kuri uno musozi turateranye kandi uyu ni umwanya tumaze kumva ijambo ryawe umukiranutsi azarya hawe kandi ku munyabyaha bazasoza mu izina rya Yesu Kristo ubwoko bwawe rero turi imbere yawe kandi Imana nyir'ingabo Mana Mwami Imana data wa twese reka ababyeyi bakiranuke abagabo basore abakobwa nuko umukiranutsi ararindwa umukiranutsi Mwami Imana yacu ujye umureba ukamwitegereza ujye umureba ukamurwanirira ujye umureba Mwami Imana yacu ari wowe ukamubona akagaragara ariko umunyabyaha we ntagaragara imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo Mwami Imana data wa twese uri mu ijuru suka imbaraga abantu bakiranuke mu izina rya Yesu suka amavuta Mwami Imana y'ingabo abasha gutsikamira ibitunganya n'ibimuhagurukira umukiranutsi kandi umukiranutsi Mwami Imana yacu ujye umurambaho amahema ujye umwubakaho uruzitiro ujye umushyigikira ujye umucira inzira ujye umurebera ujye umurebera Mana kumabura y'ijoro ariwe data wa twese uri mu ijuru umukiranutsi wawe ariwe data ntabwo wamutanga ntabwo wamutangaho umunyago wabishawe n'amahanga ntabwo wamuha inyamaswa zo mu ishyamba oya Mana we ujye umubota ariwe data wa twese kandi ujye ugendana nawe kandi Mana yacu turagushimye turakunezerewe uri Imana urakomeye gahunda zose zigumye kuyoborwa nawe kandi umwuka w'Imana nawe ahantu umwuka w'Imana